wazana indaya mu nzu kandi uhari wenda ubu ngubu bagiye gufata ya mico yo kujya ikodesha nawe amarogi kuko yabazanaga iwe ubu ntabwo azazana hari uyu nguyu nawe nabonye ejo atoroshye yagiye kunyarurira akanyama kamwe ese mbona ko utoroshye oya uzi impamvu nakwaruriye inyama imwe ako se kibi mwebwe murabona imvura irahise si mwagira ngo dutahe imvura irahise uyu mugore reka nkubwize ukuri ufite ifemba umva nkubwize ukuri muri ubu buzima singira inda singira umururumba w'ibiryo muri make sibyo ubaza mukuru ni mukuru wawe muri umuna wawe umururumba w'inda ngira ariko se wowe akanyama kamwe koko oya nagira gatani urunuruje tumaze kwirira akavura karahise uri kumva umuntu yishyiriyemo indirimbo urahuruye rurara ariko kiwi iyo ngeso nawe urayifite no kwa murumuna wawe ibiki uyakubwira ngo kiraho n'umuceri ko umuceri y'agaciro sinari mfite envelope nshasha sinari kubisukira wari kumupfunyikira wari uri kubuhira kugira ngo uganire n'umugabo wawe nzakugurira akantu nawe yashyizeho iryinyo yahise yimirira aho ngaho mani umuhamagaye wamaye 1000 wamaye 2 wamaye none nimugoroba hari umuntu wamuhamagaye kandi ubwo umuntu uramuzi ndamuzi uri kumva arangije abaramubwiye umeze utese yego umeze utese nimeze neza ahita ambwira ngo ngwino ndagenda ko abaramubwiye none se ase Dia dusoza mbarumbwire uramutse ubonye no foto nzovu ukamufata ariko guca inyuma ako kanya umuhagaze hejuru ni cyo kintu wahita ukora ako kanya ngiye subiza ikibazo cyanjye nabarisha baviewers banje ni izihe mbogamizi ni cyo kintu gihari ubu ngubu ubona kitarakemuka kugira ngo ubu ngubu ube wabana na nzovu yes sinongeye kubasuza mbifuriza amahoro y'Imana hamwe mwakoze subscribe kuri Angelique Web TV mushimira we wayikoze reka nkubwire ni amafufu amafaranga agufurebe muri kumva inyuma ya kamera kuri mikoro ni wa muhungu wanyu Dani Kitatere cya Mutabazi rutarimba n'ibinyoma intore hidatoragura amayugi iyo uvugira inka ko n'ubundi numva ubishoboye kuvugira inka se mva ase mu bukwe bwawe Kitatire cyakora nicyo nashobora Kitatire cya Mutabazi Kitatire cya Mutabazi none nzashyiraho nkuko ndi n'umunyiginya ngo ndi iki bisubiremo subiramo none umunyiginya subiramo Dia umunyiginya bivuga nyine wihuta bisubiremo umunyiginya urumva ko uri Nzovu okay wabibonye Madame Nzovu amatuguhaye ikaze kuri Angelique Web TV ndabishimiye cyane kunyakira n'ubwa mbere nishoye kuri Angelique Web TV murakoze cyane kunyakira kuri iyi channel na Kiwingu n'ubwa mbere ahicaye oya nagari ubwa mbere harya nagari ubwa mbere uziko twayicaranye na Amanda harya yego na Amanda koko mwicaranyeho none se iyo mwakiriye umuntu nta n'akantu murebe uko mugenza akanywa fanta akira fanta akira fanta umwe akira fanta kuko Angelique we bijyana no kurya harimo nukuba banza umwe kugira ngo uharurire ibyo naharuye kubanza kurya oya nabanje kunywa hakurikiyeho rya nibwirize kuri Angelique ibyo rero arabitanga mu kanya ngo noneho ubwo dutangiye ikiganiro noneho duha amakuru rero y'umugabo wawe amakuru nuko ndyoshye kumva nuko ndi kwitegura urugo Imana mfite amatsiko yo kubana n'umugabo uyu mugore utangiye gutukana uyu mugore utangiye gutukana Kiwingu n'ubundi arabivuga Kiwingu arabivuga ndakugurira kandi
ndi umugore wishimye ariko ndi umugore uri kunyura mu nzira zifunze zifunguye ariko kubera Imana nzabituritsa ibintu byose bizima buriya iyo umuntu akwifuriza ikibi n'inzira nziza reka nkubwize ukuri hano hanze hari abacanege n'ibihumbi nka 80 bamwe muri kubabona muri no kubumva ariko njyewe Diane icyo nshaka nzinzira natangiye wa mugana ya ndirimbo y'abakatolike ndi n'umukatolike rero ubu ngubu ndi umugore wishimye kandi umugwanjye muramubona arishimye umugabo wawe arishimye ariko se Kiwingu kandi Kiwingu niwe muntu wa mbere Kiwingu yaje atemera ariko nekiza ko kuri uyu muntu atanicaranye nawe yaremeye umusaza aremeye inkumi iremera twese twaremeye rero nawe muntu utari wemera wakwemeye urabura ese twemeze nyine twemeze mushaka ko mbemeze oya buriya reka nkubwire abakunzi banje ariko Web TV buriya bambwiye ati buriya kutari dutumira Diane nuko Nzovu buriya ntagiriwe amahirwe yo kuba namubona ariko bari ikintu dushaka kwibaza ese kutubona harimwo mu nzu wazanye umugisha pe umuntu wazanye umugisha nuko wenda nitwa Diane ariko mu ndi uzima nitwa Nzovu none isa nk'iyo mu bageni neza nta kintu usibye imyenda ariko nta kintu gishaje twaturirimbo nyine twaburakeye barumbwira indirimbo umutura barunune n'indirimbo hano Nzovu hano kuri Angelique Web TV akaririmbo tujya dukunda kumva iyegereza mikoro bitubwiye urwo ngukunda ni kimeza reka ndugukunde nyine twaturirimbo tw'abantu bari mu rukundo pana zimwe zo mu isi nyine za kubita kuri ka wapi turi muri oya nzantumva njye nyine ariko umutware wanjye ntabwo byabikunda akunda uturirimbo dutuje ubundi ndimo ntiyamenye icyo isobanura yabimenye nabwirwa n'iki kubita kuri ka none se kuri ka kana zakubita heza bakubita kuri babarira wimva mugabo wanjye ntukazumve nunabona iki kiganiro ntukazumve ubu basigaye yicara mu rugo ibintu byose navuze iby'abandi bavuze akabireba ese amategeko n'amabwiriza yakubwiye nayahera wumva yakubangamiye ajyanye n'iki nuko muzabana yo kuri iyi mihanda hari abantu bamwe ikintu cya mbere hari abantu bamwe nzajya nza mwanyicarana nabo sinica uwa mbere oya si ngombwa ngo mbameshoninge njyewe ndabazi urabazi mutazongera kwicarana kuri cano zose reka nkubwire tuzicarana kuko aka ni akazi turimo ni ukubera njyewe sinzi ubu bambaye ni ukubera oya ntabwo ari ukubera Nzovu mva nkubwire hari umuntu kwinjira njyewe nushaka umere kwintu ngeze ku mutwe uvuga ntacyo bitwara ariko niwinjira muri famiye yanjye uzaba wakisha yego none se Dia njyewe by'uburange ndaha Kiwingu arya Kiwingu ntiwashatsira warashatse uyu ngo ntabwo ari abanaho n'umugabo babarira njye mbahaye umwanya Kiwingu akubere nkandese kanyogosenge arya mvuga reka ngusa mubere marene oya Kiwingu ntabwo mubere marene ari umva njye nkubwire wimbwira ngo Kiwingu nambwire uko nyine umva ngo usubiza uko Kiwingu yubatse siko njyewe nzubaka njyewe nshaka kubaka urugo rwanjye utarimo umuntu n'umwe reka nkubwire nta muntu njyewe nta mugore uzubaka kurusha mama wanjye ariko aka kanya nanjye sinakubaka urugo nk'urwa mama wanjye ugomba kurema urugo rwanjye njyewe Diane ushaka kubakana nawe uvuga ibyo bintu ntabwo kubaka ushaka kubakana ikibazo impamvu uri kuvuga gutyo uwo mugabo ntabwo mwabanye nubwo mwahuje urwuya yarakwishyuye nimwabanye njyewe tugiye kubana buriya umuntu wakabimbwiye ni murumuna wawe babanye mu nzu ariko wowe njyewe nshobora no kumara icyumweru muri urwo rugo se cyangwa se nkana reka nkubwire nagiye njyewe neganya mu rugo rwanjye reka nkubwire impamvu uri kubifiringa ntabwo rwose gatitiba nzi ntabwo urwo rugo ushaka ntabwo zawe asa mwongoreranye uduke reka nkubwire ukuri uyu nguyu nawe ari muri ya nzira navuze njyewe
nta kintu na kimwe naje nje muzi neza muzi ayo mazina bavuga muzi ngameze gutya uri kumva umva cyewe ngo sha ko ntago yahubona reka nkubwire yaramanitse uriya muvuga yaba bibi yaba byiza yaba ibibishye yaba ibiryoshye byose tuzabicanamo ubwo ni haba impamvu iyo mpamvu izaba yaturutse kuri twembi babiri iyo mpamvu izatuma dutandukana nzamfitemo uruhare nawe azafitemo uruhare. Ese reka mbaze nk'ubu ngubu urabona ko waje Nzovu akahita abona televiziyo agahindurirwa inzu akahita abona intebe akabona n'amafaranga bibaye ngombwa ko misa mutandukana none mwapasura? Oya ntago twapasura kuko ntago twasezeranye pe ntago imaca ngo mvuga ngo fata intebe imwe fata ebyiri televiziyo yigurisha oya azagumana ibintu bye batarabana. Diana agiye kubisanga mu reka nkubwize ukuri kabone niyo twatandukana hakabaho impamvu nyine ituma wenda dutandukana kuko ngiye mu mutima wanjye sinifuza ikintu cyadutandukana. Uzazana icyo waguze cyawe nzafa icyo naguze kandi nawe icyo naguze nagikenera nzafata utwende twanjye. Erega buriya abakunzi banje Eric TV kano kabati nagwaye amafaranga yanjye urakagura ariko rero ntukajyane. Ariko none reka dusase inzobe wenda hari nuko nta n'umunyamakuru bogamira ahantu ariko reka ngira ahantu mbogamira. Buriya Diane aza yasanze Nzovu nta ntebe afite yasanze nta televiziyo afite urumva banabana na Esiteri nta kintu bari bafite ariko Diane araje ibyo byose biraboneka buriya se dushize mu nyurabwenge biriya bintu sinavuga ko ari twavuga ko ari nk'ibya Diane oya ni ibyacu twembi kuko tugiye kubana ntabwo bari abana ntukajye ubeshya biriya bintu byinshi Nzovu mutarabana nanjye ntabwo mvuze ngo biriya kimwe yuko ashobora no kuvuga toke niba habayeho impamvu ituma dutandukana fata intebe ebyiri wenda ashobora kwatakira nawe ebyiri ukomeze fata gaze nzagura indi cyangwa se gaze y'insigire ngo ujya kwa amafaranga bitewe n'uburyo tuzabana rero ariko gusa iyo umuntu agiye kubaka ntabwo yifuza gutandukana nta muntu ujya wifuza rero njyewe Imana ikintu nayisaba zame kubaka. None se Diane muzasezerana mu murenge cyane none se muzakora ivangamutungo? Bizaterwa n'ibyo njyewe nawe tuzumvikana. Ivangamutungo se Diane afite icyo azajya oya reka nkubwire ntabwo ari ngombwa ngo uvange n'umuntu kuko hari icyo ufite kabone niyo twasezerana ivanguramutungo icya mbere n'ibyo njyewe nawe tuzaba dufiteho intego. Ese amategeko yo gusezerana urayazi? Ndabizi ko habaye ivangamutungo n'ubuhahano reka nkubwize ukuri twembi ni twebwe dufite umwanzuro wo kuvuga ngo dusezerane kuko ni twebwe tuzi icyo dushaka ni natwe tuzubakana ntabwo tuzubakishwa n'ayo mategeko ya leta twembi urugo rwawe wemere ko uzagendwa bazagusura cyane cyangwa muri babandi bazaba bazonjora bamusura. Reka nkubwize ukuri nakuriye mu bantu narezwe n'abantu nkorera mu muri iyi mihanda ngo harimo benshi ngo bacane reka nkubwire hari bamwe babivuga kuko turi mu kazi nyine kandi atavuze ntago yacuruza. Njyewe mu rugo rwanjye nakuriye mu bantu nagenze mu bantu narezwe n'abantu njyewe nzasurwa kandi nanjye nzasura ntabwo mfite umupaka w'abantu batazansura. Ikibi n'utazanzanira amahoro mu rugo rwanjye ariko umuntu tudafite icyo dupfa azabuzwa n'icyo konsora. Njyewe nta mupaka wo mu rugo rwanjye uzaba mu rugo rwanjye nzasurwa nzabasura kandi nkeneye n'inama nk'uko ari ibintu ngiye kujyamo. Ikibi n'uzangira inama itandukanye n'imyumvire yanjye ariko tuba dukeneye inama kandi buriya kubaka habamo ibintu byinshi Diane. Ubu ngubu nubone warabyaye ariko ntabwo wigeze wubakamo uzagenda uhura na byinshi umugabo wumva bamuhamagara umugabo wawe wumve ngo yarayeha bose banabasha kuguca intege cyane babanza bagusuzuma rero hari n'igihe azaza agenda ukabona atashye mu gitondo sibyo ibyo uzabyihangana cyane rwose. Hari igihe nawe uzajya kubona ubona gushotse umugeri
azawunkubita uzabyihanganira nzihangana nawe uzajya gufata umwuga oya nabyo nk'abagore bajya urumva ntabwo umuntu yagukubita udafite ikosa ntabwo biba ubu se yakwitora akavuga ngo ashobora gutaha yinywereye agacupa ugatandika ariko ubundi wowe ngo gutya na gutya ngo nzaceceka wagukubise agatapura nzaceceka simvuze nzaceceka si ngombwa ngo avuge nanjye musubize nzamusubiza icyo ngomba kumusubiza icyo nagomba kumusubiza nceceka ndamukeneye ubuzima bwawe ukeneye umugabo ndamukeneye reka ariko Kiwingu reba Kiwingu ariko ukuntu abivuga Kiwingu yahereye kera ashaka kumuca intege ariko ijambo byose akora reka mbwize ukuri Kiwingu imubwize ukuri nashaka abafite yaracitse ukuboko nashaka aba yaracitse ukuguru nashaka abanuka nzamukarabya cye nashaka abameze gute nk'ibyo numva mwirirwa muvuga azampindura muhindure ubwo se kuko nanjye ntabwo ndi mwiza 100% hari ibyo nzakora bitazamushimisha kandi nawe hari ibyo azakora bitazanshimisha twembi kuko turi abantu babiri tuzi icyo dushaka tuzahindurana rero ntabwo nitaye kuvuga ngo nuko ngo ameze gutya njyewe nkeneye umugabo kandi nawe akeneye umugore muri uzinjira muri ya mimuri ya nzovu ugenda umuhindura neza umukofirime uko ujya wumva ngo nta muntu wihindura ni nako nshobora kumuhindura nawe akampindura rero abantu turahindurana nabyo umugabo wananiranye isi yose uyu mukobwa waje erega reka nkubwire umuntu wananiranye ni umuntu barandata ni umuntu bafata ariko umuntu ukigenda muri iyi si akigenza se yananiranye umuntu ubasha kwitunga yananiranye Diane rero uzagira urugo rwiza cyane rwose ndarushimye cyane ase uru rugo rubaye ari prankara konzi ko kwisi yahita yiyubika reka nkubwize uru rugo rubaye ari pranka kwisi yakwiyubika reka nkubwire na prank bamwe noneho kubura kubaka urugo ni prank oya reka nkubwire uko bagiye kubana reka nkubwize ukuri ari akazi dukora habamo prank ari aho tugenda umuntu ashobora kukugatinyura akakuvuga ati aha hari igisimba iyo si prank agukoreye rero n'urugo habamo challenges Diane nawe agiye nzaba baranzishimye reka nkubwire izina reka nkubwize nta kintu na kimwe muri ubu buzima wagera utavunitse iwacu ni mu majyepfo Huye uje nka dusabe aje nka dusabe ubesha nawe uzamukubita agatapuro arya muri abibutare bavukana ngahe yararangiye ari amashuri yawe reka nkubwize ukuri nta muntu n'umwe udafite ubwenge bwamubeshaho kabone n'ubwo yaba atabonye kabone n'ubwo yaba acumbagira nta muntu n'umwe udafite ubwenge bwatuma abaho wowe n'ahantu uzamukiye niho pe reka nkubwire se kiwe hari umuntu wifuza kubaho nabi nawe pe rero mu gihe utifuza kubaho nabi urabiharanira kuko nekereje ukuntu twagiye tuganira inshuro nyinshi nekereje ko uriya muntu atari we wabaye mwiza imbere yawe atari we wabaye ariko none se ubu waba wabanjiranyije nabo muri kumwe muri kumwe jewe ntabwo turi kumwe ako niko nashakaga wikongera hariko abo mwabanjiranyije ntabwo muri kumwe kandi nanjye abo twabanjiranyije turi kumwe aka kanya ndi mu mahitamo yanjye nawe ari mu mahitamo ye hari ikindi urenzaho ubu urumva muzabana imyaka ingana icyo kibazo urumva ngo nzakenye ku kibuga oya ntabwo ukenye njyewe reka nkubwize ukuri umuntu akenyuka yapfuye ariko mu gihe agihumeka nzaba nitwa umugore we kandi nanjye mu gihe muhumeka nzaba nitwa umugore we nitaye ngageze mu myaka ngo 20 ubundi si imyaka ni iki nanjye rega ndi gukura ntabwo ndi gusubira hasi sinzaguma kuri imyaka 20 nzazamuka reka nkubwize ukuri sinjye wa mbere ushatse umugabo ukuze sinanjye wa kabiri sinanjye wa nyuma rero imyaka ni imibare imyaka ni nyine ikibazo arakuze ariko uko imyaka y'ingana ntabwo ubwenge bwafite none se ubu njyewe uko navutse ngana niko ngana wese uragira ngo agume uko yavutse angana reka dukure mu myaka dukure no mu bitekerezo duhinduke abandi bantu none se ubu njyewe nanze kwitwa umugabo w'umuntu nk'uko mama yashatse ese nk'ubu haramutse habonetse nk'umudiaspora akakubwira ati Diane va hariya hantu utarabonetse kera ntiyambonaga oya abadiaspora ahangaha se ahubwo abadiaspora munyiterera inkunga nibonera amajyambere
amajyambere andi muyafite amajyambere ashaka yo gutahana nzajyana ibisorori nzajyana amasahani nzagura ibitenge nzahora muri aya mapantaro oya Diane mu minsi iri imbere azaza yambaye amaribaye mu diaspora uri hafi n'ukuri nankandira akanyenyeri ngura ibitenge ngura ibisorori nyine nitegure gushaka kuko ni vuba si kera si ibintu biri mu magambo mwagiye kwiyerekana se ababyeyi barakuzi tuzajyayo tuzabikorera rimwe tuzabikorera rimwe tuzabikorera rimwe ese nk'ubu aramutse haje nk'umukobwa rero w'inkubara akahita afata Nzovu abumva akamutera gaho akahita banasezerana utanabizi uri hano mu mihanda nzaba nagiye ko nkanura kandi nanagenda burase watangiye kumufuhira none se umuntu ukunda n'umufuhira uzeje yamubuze umuntu ukunda uramufuhira ni nk'uko nawe yamfuhira mani reka nkubwire ngewe uru rugo ndarushaka kandi nanjye naje ndushaka ndarushaka rero mani mureke nubaka ahubwo mu nsengero mu nshyigikire uzubana n'umugabo ndumva ari ibintu mbese mani bitabaho buriya rero reka nkubwize bitabaho kuko wumva bifitiye amatsiko hari uzagenda ubona byinshi nta kibazo ibyo byinshi mbibona nuko urumeze ibyo byinshi mbibone nzabyakira uri kumva kuko ibi ni ibintu ngiye nta muntu ubinshoyemo ninjye ubyishoyemo rero mureke mbikore n'ababara nakwishima ufite papa wawe cyane na mama wanjye n'abavandimwe ese Kiwingu ko ari kubikubaza uriya ntago yaba umugabo wawe wahereye kera urwanya Diane ushatse kugeza ubu ngubu wanamusaba imbabazi ukavuga ati Diane rwose yaremeye nagusaba imbabazi Kiwingu reka nkubwire icyo nagira Diane nta kibazo cye ahubwo ni iki mbona ayifite urukundo kandi wakunda nkabona atabirimo nkabona ni babande nyine bari aho ngaho nyine utarafata icyerekezo nawe ari kuvuga ati umugore wawe uyu gukibyajeho umugabo ese ko mbona ko aho mwahuriye ko mbona n'ubundi Nzovu n'ubundi hari video meretse kubona n'ubundi yasinze yibereye hariya n'ubundi arakira none se kuki utamuhindura reka nkubwire ntago wavuga ngo ibintu ntago wavuga ngo ibintu 50 by'umuntu reka nkubwize ukuri erega impamvu uri kuvuga gutya ntago wavuga ngo ibintu 50 umuntu afite ujye kwita ubihindura yego ariko iminsi uko ugenda yisunika umuntu arahinduka ni nk'uko rega nanjye wenda hari ibyo mfite bitazamushimisha kandi uko iminsi izagenda bizahinduka bitewe n'uburyo tuzaba tubanye rero aka kanya sinavuga ngo ubwo yise mfata ibintu byose ngo bimukuye uzi ikintu Nzovu azahindukaho ukuzana zandaza mugashekera mu nzu icyo ngicyo cyo nicyo kizahinduka kubera uzaba uhari kuko ntiyazana indaya mu nzu kandi uhari wenda ubu ngubu bagiye gufata ya mico yo kujya ikodesha nawe amarogi kuko yabazanaga iwe ubu ntabwo azazana hari uyu nguyu nawe nabonye ejo atoroshye agiye kunyarurira akanyama kamwe ese mbona ko utoroshye oya uzi impamvu nakwarurira inyama imwe ako se kibi mwebwe murabona imvura irahise si mwagira ngo dutahe imvura irahise uyu mugore reka nkubwize ukuri ufite ifemba ry'umugabo umva nkubwize ukuri muri ubu buzima singira umururumba w'ibiryo muri make sibyo ubaza ni mukuru wawe muri umuna wawe umururumba w'inda ngira ariko se wowe akanyama kamwe koko oya nagira ngo ataninze urunuruje tumaze kwirira akavura karahise uri kumva umuntu yishyiriyemo indirimbo urahuruye rurara ariko kiwi iyo ngeso nawe ngo urayifite no kwa murumuna wawe ibiki uyakubwira ngo kiraho n'umuceri ko umuceri ujya sinari mfite envelope nshyashya sinari kubisukira wari kumupfunyikira wari uri kubuhira kugira ngo uganire n'umugabo wawe nzakugurira akantu nawe yashyizeho iryinyo yahise yimirira aho ngaho yakora nawe yahise yihagurukishwa ajya kuri fone nanjye nkururira hakuye ubu uragiye igihe bagendeye mwari bafunga ubundi namaze kuyimira yahise afunga urugi oya nahise mfunga kuko ariko reba akavura kari kaguye ivumbi risa nkaho rigiye ariko se Kiwingu ko mbona hari ibintu ashaka kuvuga ese wamenya umuceri wituri kutameneka Kiwi wabivuze Kiwingu wabivuze urajya kutari wawe
cyakora hari ibintu byinshi yazanye yari yabibonye iriya mvura yakoze umuti vugisha ukuri yakoze umuti nabaho iriya ni imvura y'umugisha n'iriya televiziyo ariko twamanitse nabimenye irimo umugisha ubundi ibintu byanyu byajemo umugisha niyo mpamvu ngomba gukubita ivi hasi ngasenga hari ikintu wabonye Nzovu wamaze kubona wabonye ko hari nk'ingeso wasanze Nzovu afite wamaze kumuhinduraho bikajya bigushimisha ni nk'izihe izo ibintu byo gutagaguza amafaranga ariko mani umuhamagaye wamaye 1000 wamaye 200 wamaye none nimugoroba hari umuntu wamuhamagaye kandi ubwo umuntu uramuzi ndamuzi uri kumva arangije abaramubwiye umeze utese yego umeze utese nimeze neza ahita ambwira ngo ngwino ndagenda ko abaramubwiye none se wamaye 5 korazi ko yafashe wamaye 5 urama amahoro niko yahise avuga urama amahoro dore ndi kumwe n'umugore tugiye kubanisha nawe yahise akupa ubwo noneho ahita niba haciyemo nk'iminota 30 negamye hano ku ntebe meze gutya arongera wamaye 2 se basi nkanywa kaji urama amahoro ndi kumwe n'umugore tugiye kubana yongeye kumuhamagara we nawe mu gitondo mugatese Nzovu ko araho wanguriye akantu bano kuri Imana ngo reba ngo mfite ngo 1300 yonyine ngo kandi ngo nago nayakora ngo nsigara ndabanza ngo nuko ngo nuko byarahindutse nukuri none se nawe wamubomoje ko kasigaye akwima naramubomoje nyine byararangiye byahise birangira niba yarazanye umukunda ko si umukunde wazanye oya kubita igipfukamizo igiki byose biracagagura ase umugore buri ashinzwe ibintu bibiri kiwi umugore ashinzwe guturisha umugabo wasaze no gusarisha no kugira gute no kumusarisha agatoragura amashashi wowe muri ibyo nicyo uzakorera Nzovu azamusarisha hoya nzamusarisha amenye no kumuturisha ariko mu yindi minsi kumusaza hoya none sugira ngo nuko ndi marayika kugira ngo nuko ndi marayika tudashwana tugiye duhora no ku murongo umwe aho nta rukundo ngiye nabibonamo ugomba no kujya umutestinga ukareba n'umujinya we nawe ni nk'uko nawe yabinkorera akareba umujinya wanjye ariko wamukubita pe wamwicarira pe ukuri kw'Imana tuzashwana wenda mvuge ngo ndihengetse mwiriya nguni nyegamyemo ariko ukuboko kwanjye sinzakuzamura ngo ndamukubita ni nk'uko numva n'ukuri ukuboko kwanjye sinzakuzamura ngo ndamukubita baza guhaye ingumi y'ijisho n'ayo maso no nkuriya none y'inzobe nugutonyoka nkamera nk'iy'imita oya uko nawe atankubita niko nanjye nafata ukuboko kwanjye ngo mukubite gusa gushwana tuzashwana kuko ntabwo tuzaba muri paradizo ntabwo tuzaba turi muri paradizo ariko nidushwana tuzamenya uburyo tubikemuye twebwe n'ibitunanira kuko ntabwo wavuga ngo tuzabaho ngo twubatse twenyine tuzaba dufite n'abandi ku ruhande rero nibitunanira gukemura ibyo bibazo twapfuye tuzakenera n'abandi bantu baza batuganirize twiyunge birangire kuko ntabwo tugiye kuba muri paradizo tuzashwana sinavuga ngo Meretse kubona hari ikiganiro yakoze aravuga ati ngiye ninzana Diane abana banje babiri bazaza uzabyemera ko baza mu rugo wawe cyane kuko nanjye akunda abana buriya reka nkubwire urana ushaka kubana n'umugabo ushaka ko murambana uzubaha abana be njyewe reka nkubwize ukuri none se niba yarubashe wanjye ndinde wo gusuzugura abana b'umugabo wanjye kandi b'amaraso yanjye kuko niba mukunda ngomba kumukundira abana ikiganiro nabonye umugore mukuru yakoze bakoranye aramubwira ati ntacyo ngize Imana ugashaka ukabona umugore ugukunda atari nka biriya bihomora muri kumva ngo byaje bikajya bigukinaho unaza nohereza n'abana bakagusura bakagaruka ariko ubonye umugore ugukunda ngo naba ngize Imana
atari nka bya bihomora aza bura bya bihomora yavugaga n'ibyandera ibyo bihomora yaje kwipima umunsi umwe. ariko Diane we ntago bamutera bavuga yuko ngo ari uko abeshya kuko hari abantu benshi yarakaje amubwira ati Diane rwose Diane waba urimo urimo gukinana Nzovu. Reka bashaka kuri Nzovu kereka haje wa wundi suturutse wa wundi yavuze ngo azamubera umukozi uriya niwe bakwemera. Rero reka nkubwize gusa umugani Diane wabuze abandi basore beza. Reka nkubwize ukuri nk'uyu musore kwicara uruhande si mwiza uyu nawe afite uwe kuko nanjye nagize amahitamo yanjye kandi abantu tugira amahitamo atandukanye. Rero reka nkubwize ukuri njyewe muntu mvuga nabi komereza aho sinkwanga muntu nkunda nawe gumya unkunde. Rero ntago abantu bose mwamvuga neza mumvuga uko mushaka munkorera ibyo mushaka ntacyo bizantwara njyewe mpfa kuba ndi imbere nzi icyo nshaka. Nuramuka ukoze ubukwe urumva ari ndi uzakubera marene muri hano marene hano nawe muri social media ntawe urimo social nawe kuko mfite marene muri katolike mfite marene wowe uzanyambarira ko njyewe ndi umukatolike ndi umukristo kandi mfite marene. Urumva rero nta muntu wambera marene muri aha kereka wenda mpinduye urusengero ubwo nahindura ni mu marene kandi twembi nawe ni umukatolike. Ikintu ashigaje we ni ukwigira kugarukira Imana. Ni ukwigira kugarukira Imana akongera akaba umukristo noneho tukabona gusezerana. Nta kuko njyewe ndi umukristo nyine muri ko ndanabyara njyewe mu kiliziya. Ese hari ahantu bagarukira kubyara muri katolike? Yego oya urumva nk'iyo nashatse umugabo nasezeranye cyangwa byara mba narisha amategeko y'Imana ndagenda nkasubira kwa padiri bakanyigisha ngahabwa penetesiya nkagarukira Imana nyine bakanyakira muri kiliziya. Nawe kuko yabyaye azagenda yige nanashaka nabatirishe n'abana be n'uburenganzira bwe bitewe nyine n'ubushake bwe none nawe agarukira Imana tugere tuba abakristo babone kudusezerana. Ase Dia dusoza mbarumbwire uramutse ubonye no foto Nzovu ukamufata ari kuguca inyuma ako kanya umuhagaze hejuru ni icyo kintu wahita ukora ako kanya? Ntago nasakuza n'aka kanya ntago nasakuza kuko mba nkubwire kuko impamvu yagiye kunca inyuma kuko hari ibyo atabonye kuri njyewe yagiye kubishaka ahandi. Urumva njye ntago nzahita mganuka ngo nsakuze n'iki njyewe nahukana. Reka nkubwize ukuri ntago njyewe nkimara kwinjira mu rugo rwanjye kugira ngo nzarusohokemo ntabwo bibaho. Aka kanya nyine aba yanciye inyuma sinasakuza sinanabwanuka nakwifuza ko Imana yambabarira nanjye nubimenye namufata nkamwambika nkamubwira ati mugabo mwiza tujye mu rugo ahubwo nkicara nkamubaza ni iki ntakoze ni iki ntari gukora. Namara kumbwira ati byagenze gutya nzisubiraho mbikore ariko akanya kubanga nciye inyuma ntabwo namutera ibuye kuko hari ibyo ntakoze nyine kandi yarakeneye. Ntabwo namutera ibuye ni nk'uko nawe yamfata kuko twese tugwa mu cyaha turashukwa cyangwa se turanashuka. Niyo mpamvu rero nashobora kumujajinga cyangwa ngo njajinge kuko twese turi abantu kandi turakosa. Rero niyo mpamvu nta muntu watera ibuye. None se reka mbarize aba viewers wanjye iri jambo ni ikihe kintu ubona kiri kugutinza kugira ngo ubane na Nzovu? Ni ze mbogamizi ziri hagati yanyu kubona n'ubundi urugo rwanyu navuga ngo ruri kugirirwa intorezo cyane amagambo imijugujugu? Ni ikihe kintu kiri kubatinza kugira ngo mubane? N'ubu ngubu turi gukundana niyo twaba tubana imijugujugu ye tuzayirya. Kuki wagiye kwishyura indi nzu kuki utayisuza ngo ubane na Nzovu kandi wishinze ejo bundi? None se reka nkubwire niba umuntu duhuye icyumweru kimwe twari kwita tugenda ngo tuvuge ngo turabana mwese kandi inzu warayishyuye ejo bundi byari ntumushe amakuru ngo ari inzu ngo umaze iminsi wishyuye ubamo. Yego biheko bizima inzu mbamo n'ubundi niyo nari nsanzwe mbamo nayishyuye amezi 2 kandi ikibazo ntago ari inzu ngewe mbamo itari yarangira nimaze n'ibitari inzu wabisiga ariko ugashaka ugasanga umugabo. Nge subiza ikibazo cyanjye nabarisha aba viewers banje ni izihe mbogamizi ni icyo kintu gihari ubu ngubu ubona kitarakemuka kugira ngo ubu ngubu ube wabana na Nzovu? Nta mbogamizi hari iyo kuba nabana nawe nuko twembi
tuzahitamo igihe tuzabanira. Nta mbogamizi hari yo kuba nabana nawe. Hari ikintu gitegereje ubwo muri make? Yego, hari ibyo bataruzuza, hari ibyo tutari twuzuza njyewe nawe, hari ibyo mutaruzuza wowe hagati y'ubwumvikane bwanyu nawe. Hari aho ubona arimo akugora mu byifuzo byawe se? Nta hamwe ngora kandi nanjye twebwe hari ibyo tutari twuzuza kandi nibimara gukemuka uko twabaretse urukundo rwacu ni nako tuzabereka no kubana kwacu. Nta kindi ni ukuri kw'Imana. Ubwo nizere yuko aba viewers banjye rwose bishimye. Dusoza noneho ikiganiro kugira ngo mbone nsoze, gira hereza abantu message, abantu bari kuguca intege hagati y'urukundo rwawe na Nzovu. Abantu bari kunca intege nta numwe nayo nicara, uwo nicaranye nawe nkamuganiriza azaba ari unca intege, ariko umuntu nayo nicarana nawe wifuza no kwicarana nanjye azaza tuganire mbere yuko anca intege. Kandi abantu bari kunca intege mwese mukomerezaho, harya nta butaha budatezwe butagezwe intorezo. Kandi n'abantu banshyigikiye rwose ndabakunda kandi cyane. Si intorezo uzi icyo ari cyo? Ntago mbizi, numva baca umugani. Intorezo mu Kinyarwanda ntabwo uzi icyo ari cyo? Intorezo mba numva ari nk'inkoni, inkoni bari gukubita umuntu. Rero munshyigikire, munkunde, aba diaspora munyandikire, mumfashe, munsapotinge, ngiye gushinga urugo, mbona amajyambere, mbona ibitenge, mbona amasahani. Ako Kibingo hari kindi wari urenzaho? Namutibagiwe na Kibingo ndahari da. Kibingo se urifuza iki? Nyene yego ko nase njya sinyene gutwerera urugo. Yazadutwerera kuko bari mu bazamba. Subo nzaza mu rugo rushashya nagenza n'umutwe gusa. Kandi uje mu bageni uzana utubuto, uzana utuji, kandi mutazaturoga. Yego mwabagesera mutubaroga tubashaka iki. Yes, rero bakunzi ba Angelique Web TV, nizere yuko nabagereye ku ngingo. Aho ntabagereye muzanyandikire muri DM yanjye mbubundi mbagerereyo nanone. Nge mwumvaga inyuma ya kamera kuri mikoro ni wa muhungu wanyu Dani Gitatere cya Mutabazi, Rutarimba n'Ibinyoma, intore idatoragura amayugi. Ciao ciao. Gitatire cya Mutabazi. Nizimye se.